narambwira ati nyamara kandi rwo bimeze gutyo shaka umugore wa kabiri. Ariko ibyo kuba umugore wa kabiri ko ari ikosa ntabyo narinzi. Numva ndabyishimiye rwose, umva namwemeye nivuye ruhande. Ni ukuvuga ngo yari asanzwe afite umugore w'isezerano bashyingiranywe mu Adventiste, ariko bose bacika intege basubira inyuma. Nuko noneho muri make nza kumujyaho mbishimye mbishaka, mpageze nsanga baraguye. Ariko jye ahita anyereka ati namwe rero mwabagore ba kabiri, namwe mwabagabo mufite abagore ba kabiri, ati rwose ati muri kwirukira ubusa nka Gihazi, ati kandi muri kurera usa nk'abo kwa Nowa. Ati abo bagabo birambabaza cyane, nuko mfata umwanzuro nyine wo kugenda. yari afite aho umugore mukuru aba, nawe ufite aho babiri. Twari duturanye imiryango irebana. Abanaga mute ntabwo mwabugiranaga ibibazo mu bantu bose mu karere ka Nyamasheke babanye na Bakeba babo neza. Sinavuga ngo ndi wa mbere, sinzi ko hari n'abandi, ariko purusa 80% twabanye n'uwo mukecuru. Twarabanye, yambaniye nka mabukwe, ambanira nka murumuna wanjye cyangwa mukuru wanjye, abavandimwe iyo baharikanijwe barangana. Ariko we rwose yarankunze, ndamukunda, twarenze dutandukana, nza hano gutya tukiri kumwe n'ubu turavugana. Nta umva byabaye amateka. Naje kuremba, noneho ya ndwara narwaye irazamuka ijya mu mutwe. Nka kumwe umuntu aba yanditse ibintu ku kibaho akazana ishifu agahanagura. Numva ikintu cyaje hanaguye mu bwonko, ikintu cyose kirasibangana. Yaramaroze, simbashe gutekereza, gusenga simbishobore. Inshuti bakunzi ba Abana TV, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye rero no mutumirwa wacu, niwe tugiye kuganira. No kurikira neza ikiganiro tugiye kugirana, ndabizi neza ko uri buze gufashwa nacyo, kuko kirimo ubuhamya butandukanye, kirimo ubukorikori butandukanye, uburyo abantu bakora ibintu biba bigiye bitandukanye. Byose turi buze kugenda tubisobanukirwa muri kino kiganiro. Ni munyemerere dutangire dusuhuza uyu mubyeyi kandi tumuhe ikaze ku Abana TV. Mama, mwiriwe neza? Mwiriwe. Amakuru ni meza. Tubaha ikaze ku Abana. Murakoze cyane. Nitwa Beretirida Mukakarangwa, kandi umudivantiste w'umunsi wa 7. Mfite abana 5, ndi umubyeyi w'ibana. Umugabo wanjye ariho, ariko nari umugore wa kabiri. Wari umugore wa kabiri, uhitamo kwiba, byagenze gute rero? Ugira ngo ni wenda niho tugiye niyo nkuru tugiye guhita twinjiriraho. Reka tubanze dusuhuza abantu bari kureba kino kiganiro, abari mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali ndetse no muri diaspora mu bihugu bitandukanye cyangwa imigabane, muri Canada, muri Amerika, muri Australia, ku mugabane w'i Burayi ndetse no ku mugabane wa Aziya no muri Afrika mu bihugu bitandukanye. Turavuze ngo Imana nikomeze ihira imirimo y'amaboko yanyu. Wowe ureba ikiganiro nk'iki ukaba ubabaye, uri mu ngorane, urarwaye, urarwaje, wizere ko Imana itabara abandi nawe izagutabara. Yavuze ko naho yababaza umuntu idashobora kubikora iteka, ahubwo igera ikatugirira ibambe, ikatwishimisha ibyishimo bingana n'igihe twababarijwe imyaka y'ibyago ikayivunjamo ibyishimo. Naho wowe wishimye rero, ujye ukunda kujyana na Yesu gutabara abababaye, nk'uko Yesu yabwiye wa muririmbyi yaririmbye ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bajya bagabana ku mugisha w'Imana. Turi kumwe n'uyu mubyeyi rero, ni umubyeyi wamaze kutubwira yuko yibana, yari umugore wa kabiri, umugabo wakaba hari, nyamara akaba yarahisemo kwibana. Ubwo turi buze kubimenya, urumva aho ngaho harimo inkuru iteye amatsiko turi buze kumenya. Tudatinze rero, reka twimbike rero, muri bantu ki, iyo nkuru imeze gute, kugira ngo abantu badukurikiye babashe kuza gusobanura iyo nkuru ukuntu imeze. Nari umugore wa kabiri, ariko kubwo kwakira agakiza k'Imana, ubwo ijambo ry'Imana nasomye, nasanze
kuba ndi umugore wa kabiri ijuru ndi gukorera ntazaribona. Ubwo rero hari ibihamya byagiye bituma numva ko uko bisa kose ntaba ndi gukorera ijuru, naba ndi mu mwanya wo kuzarimbuka. Ubwo no kuvuga ngo nabaye umugore wa kabiri muri 72. 73 ninjira mu itorero ry'Abadivantiste kuko narigiyemo ndishaka. Nari umukatolika, none nkajya niga gatigisimu ikambwira ngo umunsi w'Imana aba ari Sabato, ngo Kiliziya Gatolika yitorera icyumweru. Kuko nari umusomyi nkibaza impamvu Kiliziya Gatolika yashyizeho uwayo munsi w'icyumweru, nkumva sindi kubyumva. Nari mfite ba data wacu babahereza ba misa, kuko icyo gihe nta muntu wasomaga Bibiliya keretse umuntu wegera padiri. Bari bafite Bibiliya, noneho Bibiliya yabo nkayibiba nkayisoma. Nayisoma nkumva sindi kubyumva neza, iby'isabato ntibinzemo. Noneho hari undi muntu twari duturanye ufite Bibiliya yera, ijambo ry'Imana. Nasoma nkumva ntibihuye. Nkumva ijambo ry'Imana rirasobanutse cyane kurusha Bibiliya ya Katolika. Noneho numva muri jewe nari umusaveri, ndi umuntu ukomeye cyane, nkumva ko umunsi w'isabato ngomba kuruhuka. Noneho rero numva nashaka ahantu naruhuka isabato. Nari mfite imyaka 17, nari mfite ahantu negeraga ibintu by'ubukorikori hitwaga muri foyer niga kudoda. Nuko noneho rero hari umugabo, uwo mugabo wanjye yari umupolisi. Ari umupolisi rero akajya nganiriza iby'isabato. Yari umudivantiste ariko wacitse intege, wasubiye inyuma. Anganiza iby'isabato yumva ndabyumva cyane. Numva nanjye biranshimishije. Noneho rero ndavuga nti uko bisa kose uwanyereka ahantu baruhuka isabato. Arambwira ati nge turanye n'itorero ry'Abadivantiste baruhuka isabato. Narambwira ati nyamara kandi urwo bimeze gutyo, shaka umugore wa kabiri. Ariko ibyo byo kuba umugore wa kabiri ko ari ikosa ntabyo narinzi. Numva ndabyishimiye rwose, ndavuga umva namwemeye nivuye iruhande. No kuvuga ngo yari asanzwe afite umugore w'isezerano bashyingiranywe mu Adventiste, ariko bose bacika intege basubira inyuma. Nuko noneho muri make nza kumujyaho mbishimye mbishaka, mpageze nsanga baraguye. Ariko jye ahita anyereka urusengero, mpita njya mu Adventiste ndahiga. Noneho muri 76 ntangira gusoma Bibiliya neza. Noneho nkumva uko bisa kose hari byo ntari gushyikira. Noneho twajya mu isaba babaje bakoze nk'ukwe bwo gushyingira, umupastor akaza agashingira, akazana rya somo rimwe itangiriro igice cya 2, Imana iri mu muntu. Akarisoma ariko yagera kuri 21 ngo Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, ngo imukora mu rubavu, imukuramo urubavu rumwe, irukoramo umugore. Uwo mugore uwo mugabo arishima, aravuga ati uyu nakara ko mu mara yanjye, ni gufa ryo mu gufa yanjye. Nukuvuga ngo nakara ko mu mara yanjye yakuwe mu mugabo, n'umugore ko yakuwe mu mugabo. Iryo somo barisoma nkumva umutima urandiye, si umugabo wanjye yakuwemo amagufa abiri. Nkibaza basoma yuko arakara mu rubavu rw'umugabo havamo umugore umwe, noneho wowe ukabona uruwa kabiri ukiwe mwimbavu ebyiri. Nkumva simbyumva, birambabaza, ndabyiga ndasoma bakigisha, ariko bagera kuri iryo somo nkumva rwose ngewe sindi kubishyikira. Noneho nza gusanga umugore wa kabiri nyine ari ikibazo. Muri 84 na 34 gutyo, nuvuga ngo nari mfite imirimo mu itorero, ndi umudiyakonikazi, ndi umuririmbyi, ariko noneho abapastoro baza kwigisha ibyo ntibagireho cyane, kubera ko muri 90 nakuvuga ngo muri 94 niho nyuma yaho byaje gukomera. Ariko muri 84 na 3 noneho nyine barigisha bakigisha, nanjye ngasoma ngasanga ko umugore wa kabiri ari ikibazo. Noneho
ijambo ry'Imana nanjye rikangeraho nkumva ko kandi umugore wa kabiri nteje ikibazo kuko nta rundi rubavu yakuwemo, hari urubavu rumwe rwavuyemo. Noneho nyine muri 85 nari mfite abana banjye 5, ni 5 nabyaye. Noneho ndavuga nuko bisa kose nari mfite ububyutsa bukomeye cyane, ndavuga nuko bisa kose ngiye kuzajya iwacu, ngiyewe nkorera Imana ndi iwacu. Ni kuko kuba umugabo yarakuyemo urubavu rumwe akaba afite umugore we wamukuwemo, ngewe sinzi aho navuye. Noneho rero haza kuza umupasitoro witwa ndwaniye, yaradukundaga cyane, twari abagore 5 turi mu itorero rimwe, bagenda bafite abandi bagabo. Nuko noneho rero ndwaniye aravuga ati mu abagore mwire ndabakunda, namwe murankunda kandi mukunda umurimo w'Imana, ariko hari ikintu mutazi. Reka mbabwire ijambo rya nyuma rwose mu nyange cyangwa mu nkundi. Aravuga ati kuba muri abagore ba kabiri rero ni ibintu bikomeye, muri gukora ijuru ariko ntimuzaribona, kuko umugore wa kabiri ni umusambanyi, ntabwo abasambanyi rero bazajya mu ijuru. Ati muzi indogobe, ingamiya murayizi? Ntabwo tuyizi. Ati noneho muzi inka rero, reka tugereranye inka. Tugira ngo umugore wa kabiri azaye mu ijuru ni nkuko ingamiya yakwinjira mu zuru ry'urushinge. Ati ibyo murabizi? Ati none se hari ubwo byakunda? Tuti ntabwo byakunda. Ati nuko rero n'umugore wa kabiri nuko. Ati ikindi, ati yo mwumvise ko umugore yavuye mu rubavu rw'umugabo, mwebwe ubwo muri bandi hakomotse. Nuko naravuga ati rero mwebwe mumeze nk'ingurukizi. Ati hari ukuntu umuntu atema igiti, yagitema kikagira amakakama, hakaza urubuto rw'ikindi giti rukagwamo rukamera rugashoreramo imizi, wazaye kubona ko gifite amatabi adahuye. Ati cyo rero bakita ingurukizi. Ati nawe muri ingurukizi munyunyuza amakakama yuriya mugabo kandi mutaravuye mu rubavu. Birambabaza cyane, nuko mfata umwanzuro nyine wo kugenda. yarafite aho umugore mukuru aba, nawe ufite aho babiri. Twari duturanye imiryango irebana. Abanaga mute ntabwo mwagiranaga mu bantu bose mu karere ka Nyamasheke babanye na bakeya babo neza. Sinavuga ngo ndi wa mbere, sinzi ko hari n'abandi, ariko purusa 80% twabanye n'uwo mukecuru. Twarabanye, yambaniye nka mabukwe, ambanira nka murumuna wange cyangwa mukuru wange, abavandimwe iyo baharikanijwe barangana. Ariko we rwose yarankunze ndamukunda, twarenze dutandukana, nza hano gutya tukiri kumwe n'ubu turavugana. Nta umva byabaye amateka mu karere dutuyemo, mu murenge, mu ntara z'amatorero, bantu bose baravuga ati uriya musaza abagore be afite ikintu yabahaye, kandi ntacyo twarikundaniraga twebwe ubwacu, ariko ubwo hari impamvu. Se niba mwarakundanaga n'umugabo agufashe neza, Mukeba wawe atari kuba ngo mura mundu, niki cyagushoboje? Niryo jambo gusa ryo nicyo cyagushoboje guhaguruka mu rugo ukemera kuza kubaho wenyine, nakorera abana, ukaruvamo nyine gutyo tukubera ijambo. Nagiraga wenda ngo Mukeba yaraguharasingaga mu buryo butandukanye, none niba mwari mubanye neza, niki cya wenda duha abantu ubuhamya. Umugabo wanjye twatandukanye ankunda, nanjye mukunda rwose. Ukuntu byagenze rero, wenda twihuse, haje kuza umupasiteri. Iyo nkuru nari mbabwira. Umupasiteri wababwira ati mwebwe bitubwira birangiza. Mfata umwanzuro wo kugenda. Fasha umwanzuro wo kugenda, mbibwira umugabo. Umugabo arambwira ati umva, nanjye nkunda Imana kandi ndayitinya. Niba ari we wabitekereje ukaba umwuka Imana yabiguhase, uzabikore. Ariko niba ari abandi bagushutse, bizakunanira. Ntabwo nakubuza uburenganzira bwawe. Noneho ndanabitegura, ndabitegura, hari muri 85, ari mu kwezi kwa 7. Noneho maze kubitegura neza,
nza kubona undi mupasiteri mukuru wo mu rwego rwo hejuru, kuko nabisagaguragaho nari ndi mu murimo neza. Ndagenda ndamutekereza, mubwira ikibazo ukuntu kimeze. Ati rwose uwo mwanzuro wafashe niwo, ariko wihubuka, ufite abana 5 kandi ndi kubona urugo rwawe rurifashije ko twari dutuye hafi y'urusengero. Noneho abapasitori bakaza kuhakirwa ko nta cumbi bari bafite, bakabakira mu rugo iwacu nta n'ikibazo. Nuko none haravuga ati urugo rwawe rurifashije, bariya abana nubasigira se bazarerwa bupfubyi, bajye bahora barira bati mama yaradutaye. Nugera iwanyu kandi nabwo nubajyana ukagira ubuzima bubi n'abana bawe, uzashakisha ubyo kujya gushaka indi mibereho, ujye mu busambanyi kandi aribwo wanze, n'ubundi ijuru we kuribona. We genza gake, ahubwo hindura isengesho, hindura isengesho. Niyo wasengaga 2 none usenga 3, ubaze Imana utese Imana mbigenze gute. Ati Imana rero ntigibura kugenza, ati ici inzira umuntu atatekerezaga. Ubwo mwemera ko Imana ivugara? Iravuga rwose, nge ndabyemera. Ariko ujye usenga, wajya gusenga n'ubutayu gutese. Abadive barabyemera ko Imana ivuga, burya abadive barabyemera. Abadive bagira umwuka w'umwimerere, ntabwo ari ingurukiza. Hari ukuntu abantu bashabira gutya ngo babonye umwuka, ariko ari umwuka waje ku bitugu. Ntabwo wigeze ujya mu gusenga ubutayu? Ubutasenze n'ubundi abusenga umuyumbe ahubwo. Nuko noneho rero umupasitori abambwiye, angiriye iyo nama ati subira ku isengesho. Nsubira ku isengesho ndasenga. Noneho rero wa mugabo ntiyambaje ati se byanyenze gute, nange sinamubwiye uko byagenze, ndekera aho ngaho. Tumusa turabana rwose, ndakomeza nanjye ndasenga, mpindura isengesho. Noneho nyine ubwo muri 2000, ubwo ndi gushaka kwihutisha inkuru, mu 2000 haza kuza umupasiteri. Uwo mupasiteri aza ari nk'intumwa yacu gusa, kuko umugabo nawe yaragarutse agaruka mu itorero. Ubwo nagiye ncagaguranye, yagarutse mu itorero, ubwo nawe yari ari mu itorero n'umudamu ari mu itorero, twese turimo. Noneho haza kuza umupasiteri, aza yari umusirikare, aza ari umuntu wiyemeje rwose, yaraje azi inkuru zacu. Ku itorero ryacu bahitaga ngo ni itorero ry'abagore, kubera ko ryabaga ririmo abagore benshi, benshi, ariko cyane cyane b'abagore ba kabiri. Ubwo muri mu 2000 abantu bayoboraga bari barapfuye, ndetse abagore ba kabiri twe dusigaye tuyobora itorero da, turi abatwe dusigaye tuyobora, abandi barapfuye. Nuko noneho umupasiteri aravuga ati umva rero, nkimara kuza kuyobora iyi ntara, ngihagaze gutya, umugore wa kabiri wese nahaguruke. Turahaguruka twishongoye nyine nk'abantu bari mu murimo rwose, nta nicyo dutinya. Nuko noneho aravuga ati yewe rero nitwa Jafeti Sengayire, ndi umuntu ukorera Imana, ndi pasiteri uje kubayobora, ariko sinshobora kuyoborana n'abagore ba kabiri. Icyo ntigishoboka, ntikibaho. Nkiri pasiteri w'iyi ntara, nta mugore nshaka ku ruhimbi, nta mugore nshaka muri korari, nta mugore nshaka ko aba umuyobozi. Mwese nimwicare, nimwicare. Hari harimo urubyiruko gusa, ati mureke abana batoya nabo bayobore. Itorero ntabwo ryubatse ku muntu, nta nubwo itorero ni irya Kristo. Kristo nyiraryo arishakira abayobozi. Niba abana batashobora kuyobora, tuzabigisha kuyobora. Imana izizanira n'abandi bantu bariyobora, ariko mwebwe ndabahagaritse rwose, mu izina rya Yesu nimuhagarare, mureke abana batoya bakora. Simbirukanye mu itorero, mwebwe mugende mumenye ko muri abanyacyaha, nimwihana muzagaruke mu mirimo. Umubira dukubita, abantu bose bahinda umushyitsi, kuko twari dufite ikipe nini, abantu bose nyine baratwemeraga. Urumva iyo myaka yose twamaze, abantu bose baratwemeraga, turi abaririmbyi, turi abayobozi. Nuko noneho nyine turavuga tuti ntacyo, ariko jewe kuko numvaga biri gusatira ibyo natekereje, nahise mbyakira cyane. Noneho ubwo ngubwo hari mu kwezi kwa 2, mu kwezi kwa 4 atwohereza abandi babwiriza butumwa, ababwira inkuru zacu zose. Abagabo baraza bo ku Kibuye, baraza baratwigisha, yewe baratwigisha, bakazana muri rya somo riranatangiriyeho, bakazanamo ukuntu abantu baruhira ubusa, ukuntu kwano wabubatse inkuge, bakubaka inkuge,
noneho nyine bakagenda bavamo mu myaka 5 mu myaka 10 bagera mu myaka 100 bacyubaka inkuge. Hati noneho rero igihe cyane wakigeze cyo kwinjira mu nkuge, ba bantu bose nta mwinjiye mu nkuge. Ati namwe rero mwabagore ba kabiri, namwe mwabagabo mufite abagore ba kabiri, ati rwose ati muri kwirukira ubusa nka Gihazi, ati kandi muri kurera usa nk'abo kwa Nowa. Ati abo bagabo bafite abagore ba kabiri, ati kugira ngo bazinjire mu ijuru bizabagora. Ati muzi itanura, ati abantu batwikaga ifura, ati ifura baritwikaga amezi 3, yandi mezi 4 bakategereza ko rihora. Ati noneho rero abo bagabo bameze nk'umuntu wicaye hejuru y'itanura yakongeje ategereje ko rishya, nirishya se ubwo ngo azajyayo. Ati ko rizamutwika nyine ko ari umuriro bicaniye kandi uzabatwika. Ati mwabagabo mwe rero ati mwicaye hejuru y'itanura ry'umuriro. Baratwigisha rwose bikomeye, bakazana amategeko y'Imana, bakazana ibihamya. Avuga ati Imana yaremye umuntu umwe, ntabwo yaremye abantu babiri. Umugabo imukuramwo urubavu irurema nk'umugore. Nta handi rero mwabivana, nta mwabijyana ngo muri mwitorero ngo muri gusenga. Babagabo wa mugabo wanjye niwe yari umuntu ukunda Imana nayitinya, usibye yuko nyine mu mubiri ariko bigenda. Nuko noneho nyine arafatwa pe, arababara. Turataha tugeze mu rugo tubisubiramo, tujya kwa Mukeba wanjye tubisubiramo, nyine niwe twayitiragaho, nge nari ndi hirya. Nuvuga ngo twarabanye n'uwo mukecuru rwose turabana bihagije. Nkagiwe nkajya mu buriri bwe, nkagiwe nkajya mu biryo bye, nkarura nawe akaza akarura nta kibazo. N'abana bacu babaho gutyo. Nuko noneho rero ubwo twahitiye iwe, azana ibyo kurya turarya n'umugabo, none dusubira muri za nkuru rero. Tuzisubiyemo umugabo aravuga ati ariko jewe biriya bintu rwose byankomerekeje umutima. Aho ndi nk'igi cyane ryasengesho ryanjye bishobora kuba rigiye gusubizwa. Ubwo nari narafashe igihe. Nuko noneho rero turavuga ati nyine bari abagabo ubararike baze batuganirize. Ahita abatumaho, baraza batuganiriza, turaganira, tubabwira amakuru yacu nyine yose uko bimeze. Nuko aravuga ati jewe rero numvise ari jewe mwigishirijeho byenyine, atabigisha bose barigishije sinafashije. Atari kwinyigisho mwazanye rwose zampagurukije mu byimbo. Ati ndi kumva nge narekura, tusibye yuko umudamu wanjye angiriye ubuntu yambohora. Ati rwose tukabohorana tugakorera Imana twembi. Barambaza, nahegarutse nseka cyane, nabwira nti umva ahubwo niwe wanindiye, ntabizi se ko hari igihe nigeze mbimusaba ko dutandukana ntibikunde. Noneho rero njyewe ndamubohoye mbikuye kundi ba umutima, nta rubanza mucira, nta nurwo nzamucira, nta gitero kizabivanye ngo kimutere ngo kubera ko atakira umugabo wanjye. Pastor barabyumva, baratangara, barumirwa. Umugabo turahoberana, duhuza imisaya, mukora mu ntoke. Ubwo nyine tuba dutandukanye gutyo. Akinkunda nanjye mukunda rwose, nkubwire ngo rwose. Noneho rero baravuga ati ubwo rero rwose bibaye byiza, yewe byagiye no mu makuru rwose bibaye byiza uko bisa kose. Barabivuze. Ati ubu rero no kuvuga ngo mugomba kubatizwa. Ni cyane rwose. Agenda ngura agashanana keza, n'ubu narakabitse, umva nzakabika paka. Agashanana kangurira, nagenda gwa costume tujya mu mazi turabatizwa. Ataka umugore we ntaha mu nzu yanjye. Ubutagiye ubuzima rero bwo aravuga ati rero jewe rwose nzagufasha ibishoboka byose kugira ngo tujye mu ijuru, nuko tuzakora ibintu byose. Icyo tuzakora n'ukubana, ariko ibintu byose nzabigufasha. Kandi koko niko byagenze. Yari abana amashuri, bo yafashije abana nk'umugabo mu rugo, ibibazo byose guhingisha kugira ngo dufite urugo rwifashije, ibibazo byose byavuka akaba arahari kuko ni urugo ku rundi. N'abana buraya akabimenya, n'abana abwirwa gutyo nyine ibintu byose akabimenya. Noneho rero biza kugera igihe Satani n'umwanzi w'ibyiza
ndarwara, ariko muko kurwara nari narabanje kuba gusubira ku mirimo. Nasubiye ku mirimo, mba umuririmbyi, mba umudiyakonikazi mukuru, noneho mba n'umukuru w'itorero, yaba mukuru w'itorero imyaka 2. Noneho Satani arandakarira, ndarwara indwara itamenyekana, ndwara amaguru, ndwara amaboko, ndabyimbagana umubiri wose, ubu nafite ibiro 112 kubera kubyimbagana. Nuko noneho rero aramvuza pe, akora ibishoko byose no muri Kongo yanjyanyeyo, aramvuza ntatageze amvuza imyaka 5 ngendera ku nkoni. Noneho nyuma y'iyo ngiye 5 biza kurenga igipimo, ngeraho bantamika, ngeraho bankenyeza, ngeraho banyicaza, ibintu byose bakabinkorera. Urumva noneho n'umuntu uri mu nzu wenyine rero sasa bageraho n'abatangira gucika intege, ndarwara ndaremba. Ariko mwo kurwara kwanjye hari ijambo ryagiye rinkomeza, ijambo riri muri Zaburi ya 27. Iryo jambo iyo numvaga mbabaye ndembye nyine nasomaga iyo Zaburi. Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya ndi. Uwiteka ni igihome gikingira ubugingo bwanjye, nduzampiza umushyitsi. Abanyabyaha banteraga kumaraho, nibo banzi banjye n'abisha banjye barasitaye baragwa. Nawe ingabo za mbere magutera, umutima wanjye ntuzatinya. Nawe intambara yambaho no muri nzakomeza umutima. Cyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Kuko ku munsi w'amakuba azanirisha kumisha mu ihema rye, ubwihisho bw'ihema rye niho azampisha. Azampagarika ku gitare, n'uwo mutwe wanjye uzashyirwa hejuru y'abanzi banjye bangose. Nambira ibitambo by'ishimo mu ihema rye, ndirimbe, ni koko nzaririmba ishimwe ry'Uwiteka. Ya Zaburi yose ndayizi, ya Zaburi. Nuko Uwiteka niwe gakiza kanjye, niwe gihome kinkingira. Uwiteka waravuze uti nimushake mu maso hanjye, umutima wanjye urakubwira uti maso Uwiteka ntumishe mu maso hawe. Anyirukanisha umujinya, ubwo data na mama bazandeka, Uwiteka azandarura. Uwiteka umbereye igihome. Ntume abagabo b'indarikwa bampagurukiye n'abavuga iby'urugomo. Mba nararabye iyo ntizera ko nzarebera kugira neza ku Uwiteka mu isi y'ababaho. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, tegereza Uwiteka. Haleluya. Nagera aho ngaho nkumva ndakomeye rwose, nkavuga ni Uwiteka turi kumwe. Ubwo data na mama bazandeka, Uwiteka azandarura. Umugabo nimureka akandeka, Uwiteka azaba ari kumwe nanjye. Abana nibamvaho nkabareka, cyangwa ababyeyi bakandeka, nzaba ndi kumwe n'Uwiteka. Nkumva ngewe n'Uwiteka turi kumwe, Uwiteka himbazwe. Nuko noneho rero ubwo nyuma y'iyo myaka 5 ngendera ku nkoni ndwaye gutyo, naje kuremba. Noneho ya ndwara narwaye irazamuka ijya mu mutwe. Nka kumwe umuntu aba yanditse ibintu ku kibaho akazana ishifu agahanagura, numva ikintu cyaje hanaguye mu bwonko, ikintu cyose kirasibangana. Yaramaroza, simbashe gutekereza, gusenga simbishobore, kuba navuga nkumva najya kuvuga nkumva ngiye kuvuga ibintu bitavugika, simenya ahantu ndi, ndabirwara bingeza kure. Noneho rero nza kubona ngeze ku munota wa nyuma, nyine n'abandwaza nkabona nyine nabo igihe kibaye kirekire, ntabwo bararaga iwanjye, nuvuga ngo bazaga ari mu gitondo, ariko noneho bakabona nyine ngeze kure meze nabi. Nuko nza gufata agatelefone, Imana ntigibura kugenza, numva kenge karagarutse. Ndavuga nti ariko se nasengeye abantu, nagize gute mbuze umuntu wansengera koko? Kuko nukuvuga ngo nararwaga icyo gihe abantu bakaza bakansengera bikamfasha, noneho nkasa nk'uworohewe gakeya. Ariko hari muri corona mbura umuntu ngeraho. Nuko noneho nyine fata agatelefone mpamagara umukobwa wanjye uba mu Bushenge, akora mu Bushenge ariko abigeye. Ndamubwira nti ubu tuvugana ntugire ngo ni kwa kundi bimeze, noneho bizarangiye kandi ntugire ikindi umbaza. Kuko warabaza uburwayi bwanjye, ahita yohereza abantu baza kumfata, baranjyana
uko banjyanye sinkuzi, uko bangejeje igihe cye sinkuzi. Abaganga bakorana nawe n'abandi bantu bakorera leta bari bafite itsinda risenga. Nuko noneho rero baraza barakajya bansengera. Bansengeye amezi 2, bansengeye ukwezi n'igice, ntangira kumenya ahantu ndi, nibaza ukuntu nageze mu bakwe biranyobera. Nuko noneho nyine kubera ari abakozi bagenda, hari akana gatoya bari bafite ikiga mu wa 2. Ubwo sinabashaga gusenga, sinabashaga kuvuga, ariko ukwezi n'igice birangiye natangiye kujya ngarura kenge nyine gahoro gahoro. Mwana katanya akazana igitabo cy'indirimbo y'abadije. None ati muka muririmbira, ati ngabo ndirimbira. Akandirimba indirimbo bavuga ngo kwezi isabato. Akayiririmba akayirangiza. Akanyambwira use wowe ntabwo umenya kwiririmba. Ese maho nabishobora. Ati ngaho reka njye mvuga nawe usubiremo. Akaririmba ngasubiramo. Akongera akaririmba mahoro Imana izamuhumugisha. Nkagenda nsubiramo n'umwuzukuru wanjye. Nakuzukuru. None rero akavuga ngasubiramo, akavuga ngasubiramo. Igice nkumva nkabona turakirangije. Noneho ubwenge bukajya bugaruka, none nanjye natekereza nkumva cya gice ndi kumva kiri kugaruka mu bwonko. Karabaye. Noneho rero ngo ubuse wamenya kuyisoma. Ari kambaza. No yase nabimenye. Akanyereka. Ngo yingiye ngurayiroze ntindayiroze. Sinabonaga nyine ntindayiroze. None kubona imeze ite? Kubona ifite amaguru areba haruguru. Iyo ni wa. Nanjye ngasubiramo. Wa. Inyuguti akaza ziterateranya. Mwumva ijambo ndarishoboye. Waje gukira gute rero? Ye baba we, nuko ubwo nyine menya gusoma, bataba kabona hari akantu kiyongereye, batakona akantu kiyongereye, uwo mwana yirirwa nyigisha. Nuko ukuntu naje gukira rero, nuko ngo amezi 2 yarangiye maze kumenya gusenga, mbasha kujya hanze nta nkoni, nta muntu mfashe, ndetse nza kugera aho njya ku muhanda, bakangerageza ne bakantuma nk'akantu ku muhanda ngo barebe ko njyayo, bakabona ngiye bakabona ndagarutse. Nuko nyine ibintu bitangira kuza gutyo, ariko barasengaga mu gitondo na nimugoroba bari bahitashe. Bigabura nk'amakipe 2, mwakaza mu gitondo abandi bakaza nimugoroba. Uvuga ngo bwa burwayi wamaranye imyaka 5 na 7 bari abarozi? Yari amarozi. Ubwo ni ukuvuga ngo nakijijwe n'amasengesho nta kindi. Amasengesho baransengeye yo mezi 2 rwose ndakira, mbasha kugenda nta nkoni, nkajya hanze. None se mama, hari abantu benshi wenda bakunda kwimuka nk'ahantu basa n'abahunze, wenda abantu babaroga. No urugero abantu bakuroga bakaba bari Cyangugu, kavuga aterekana igira i Kigali, ati wenda ndebe ko mbona amahoro. Nubwo nta mahoro ari mwisi, ntaho twahungira, ariko hari igihe ugera ahantu koroherwa. Iza ryawe ry'i Kigali rifite aho rihuriye wenda nubwo burwayi? No kuvuga ngo simpamya ko hari umuntu wandoze, ariko giye nkurikije ko abaganga bose babuze indwara. Basengera ngakira. Wanabitekereza. Kuko sinahamya ngo nararozwe ni kana kawandoze, cyangwa se nyine bandoze gutya. Nuko nafashwe ko najyaga mu mirima, najya mu mirima nkaza bampetse bantwaye mu maboko. Naba nasohotse nagiye mu murima uwo ari wo wose, nkavayo bantwaye mu maboko. Nuko noneho nyine ubwo maze koroherwa. Maze koroherwa, noneho nyine turavuga tuti nyine nta wamenya. Ntabwo nahita nsubira hari ahantu uri kubona nari ntangiye gufata agatege. Reka nsubira i Kigali ku bana banjye, noneho bamfashe banyondore bandwaze ko nta muntu wari kunyishingira, nari meze nabi. Nuko noneho nyine ndebe yuko ubuzima bwagaruka. Ndaza i Kigali, nahaje mu kwezi kwa 10. Kwa 11. Ubu maze umwaka n'amezi angahe. Nuko ndaza mpageze, bana baramfasha. No erega burya no kuba mu nzu wenyine hari ikintu kigenda cyangiza mu bwonko. Ko nabaga ndi mu nzu nyine, nkarara mu nzu y'ibyumba 7 ndi umuntu umwe. Bana bose barakuze baragiye, mbobwo niba ari umukozi w'umushumba yibereye iyo ngiye mu bikoni. Nuko nyine nabwo nyine nabyo bigira ikintu byangiza ku bwonko. Nuko noneho ndaza ngeze hano baranyegereza, abana baranyakira, baranyondora, baramfasha kuko amaguru yasaga nk'ayaremaye. Noneho nyine bazana umuntu ugorora amaguru. Umuntu akajya zakankanda akamasa. Nuko noneho nyine abasha gutambuka. Ubu numva nta kibazo rwose.
numva nta kibazo mfite. reka noneho rero no mu mama afite ubuhamya burebure ngo mumugize ngo abahaye ubuhamya reka anosheho ahubwo ni kimwe cya gatatu tuzagaruka n'ubundi dukore n'ubundi buhamya mu buryo butandukanye. Reka noneho tujye ku bijyanye rero n'imibereho rero sasa, cyangwa muri umuntu avuga ngo tuzatungwa n'imirimo iva mu maboko yacu. Mukecuru turi kumwe tuganira yigeze avuga ku bintu byo kudoda, twaje tubona hano hari utuntu dutandukanye twiza cyane kabisa tw'udusirimu, n'ibindi wenda turi buze kugenda twereka abantu mu buryo bugiye butandukanye kugira nyine ngo baze gusobanukirwa. Ibi bintu rero ni wowe ubikora ute, umaze igihe kingana icyo ubikora, abakiriya ubabona gute? Reka turangire abantu nyine ko ufite ibintu byiza kugira ngo bikora. Ubwo nkimara kugera hano i Kigali, abana baramfashije rwose, banyubakira n'inzu nyibamo yanjye bwite. Nuko noneho rero ndavuga ntese ubu ngubu bazajya bampa umuceri, bampe ibirayi, bampe kawunga, ariko mburi turo mburi cya 10 narakoreye Imana, ndagenda ndasenga mbaza Imana nti Imana makazi naragukoreye, ngatanga icya 10, ngatanga ituro, ngafasha abakene, nkagabura abashonji, none bimeze bite makazi? None ubwo nyine ndatekereza Imana nyine nzara mbyitekerezo, ibi nigeze mbikora muri 83, ariko nza kubireka kubera ko nafite ibintu birimo amafaranga byinshi ndabyihorera. None muri jewe mu bwenge bwanjye haza kuzamo iki bintu nakoraga, abantu murimo wose ni umurimo. Noneho ntekereza ahantu nshobora kubikura, mbona hano hafi sindi kubibona, bituma ku Gisenyi. Umuntu bitumye ku Gisenyi mbona abinzaniye ntangira akazi ndakora. Nangiye gukora, abantu bino barabikunda cyane rwose, barabikunda bona ni byiza, ariko abantu bino ntibarekura amafaranga. Ubikoresho bigura menshi ariko bagatanga amafaranga makeya. Gusa mbona mu ituro, nkabona mu cya 10, nkabona mu ayo nifashisha, uko bisa kose ndaboha bikagurwa, ariko bikagurwa bimenze kubera ko abantu ntibarekura amafaranga. Ko ari utaragira kuyoboka. Yes. Nongeye kukurangira abantu. Ahubwo nge ikibazo nakubaza, uri tayari yuko abantu bose bazajya bashaka utudukapu niba nyine ni made in Rwanda, twutubohano gutya, yaba ibinini cyangwa ibitoya, uzajya ubishobora kubatunganyiriza? Nzajya mbatunganyiriza. Nagize n'ikibazo ngeze hano, ubwo nashaka abantu mbyigisha. Urwona ndashaje, hari gihe ntazaba nkina bishobora, ariko mbonye abantu mbyigisha byarushaho kuba byiza, no bakakuza kuri uwo mwuga, kuko n'utuntu dufasha abantu bose. Hari aboroje, ari abakomeye, utuntu twabose. Ubucururiza ni ukuvuga ngo mbicururiza mu kayira nigendera, nta seta mfite, nta hantu mfite mbicururiza, ariko ababibonye bose bagira amatsiko bakampa komande. Yes, nkabakorera. Noneho ubu hari n'abantu bo hanze noneho sasa muri diaspora bagiye kujya baguhamagara mu katuraje utange nimero yawe, ukoresha WhatsApp? Ntayo. Ubwo bazajya banyandikira bakubantu mutuntu, noneho nze utudode tutuboherereze. Yego murakoze cyane. Ubu rero bakunze ibiyobokamana TV, turi kuri uyu mumama, ni umudozi mwiza cyane, abafite utuntu dutandukanye tw'uburyo bwose. Dore nkaka akazubu kamazi kamari, umuntu agashyiramo imbuto akajyana ku meza. Yes. Nkaka ngaka muhagurisha make yani 5. Naho kano aka ngaka nako nkagurisha 5. Ako ngako ni 3. Kiriya kinini kigura 5. Cyari kigura 5, ari kigura 6, biterwa nuko. Yego. Kirimo na Bibiliya yanjye. Kugemuramo rwose. Hari n'utundi nkora bashyiramo indabyo, ko ntabwo ndufite nonaha, ariko uyu muntu akintumye kiba kimeze nk'iki, ariko noneho cyo giciriyemo nka hano, bagashyiramo ubutaka, bagashyiramo indabyo, bagatereka nk'ariya gutyo, urabona n'umutako mwiza. Bagashyiramo indabyo, nabyo ndabikora. Anayemo kubundi ukora tunyuremo mu moko umuntu umuntu yashaka. No kuvuga ngo nkora utwo ngutwo tw'indabo, ngakora n'utundi tuntu nk'abagore bakunda gushyiramo
kubikamo amavuta, ugateramo imfunguzo, cyangwa se nyine nk'abantu bakunda gukoresha amacupa, ibyo bafunguye by'amacupa, mbega ni puberi yo ku meza muri make. Ugafata utuntu tujagaraye twose ugashyiramo ako kantu, natwe ndadukora. Nkora n'utundi tuntu umuntu abikamo amafoke, ibiyiko, ugashyiramo kugira ngo ujye ubibariza ahantu nyine uzi. Natwe nkadukora. Twari n'umutako nyine, Mukeba tuduterekamo, ukabona n'umutako, ugashyiramo amafoke, ugashyiramo ibiyiko, ugaterekamo. Ni ukuvuga ngo nanone nkora utundi tuntu, utwo tuntu natwo uko ndukora ni nk'abantu bajya nko gusengera, nkakora nk'akantu k'aka VIP, wajya kugura amacupa ukagatwaramo nyine ukabona karakubereye nkawe gutyo, n'abandi ngira ngo ni ibintu byiza cyane, kandi murabona yuko ari ibintu bisobanutse. Uno mu mama mujye mumugurira rwose pe, ni ukuri muzajya muntuma, nzajya mbatumikira ntubagezeho, cyangwa nawe ubu si abantu iyo bagutumye bari nka kurura bibashyira, iyo abantu mbere nka kure ni ukuvuga ngo ndabiboherereza. Noneho ugiye gutanga nimero ya telefone, nubwo ndibuze no kuyandika ku kiganiro, ariko hari umuntu ushobora gushaka gutanga komande akaguhamagara wenda mu buryo butandukanye, kugira ngo bashaka ko mbigisha nabo bampamagara tukavuga ukuntu twabonana kugira ngo mbigishe. Nimero yawe 0788 50 63 440. uze kuyandika mu kiganiro mu buryo butandukanye. Reka rero tugushimire kuba waduhaye uyu mwanya ukatuganiriza, kaduha ubuhamya. Imana iguhereza umugisha cyane kandi gucira inzira muri ito tuntu ukora, byanze bikunze tubona abakiriya benshi mu buryo butandukanye. Imana izagufashe, kandi ndabizi neza yuko tuzagaruka ufite amashimwe uvuga ati yewe cya kiganiro twakoranye burya cyamaye abakiriya gutya, cyamuje n'abantu muri ubu buryo. Ni ukuri ndabizi neza ko utazabura gushima. Numvisha uri umukristo rero ugiye gusoza n'isengesho udusengera maze tugane ku musozo. Reka nsoze rero isomo riri mu Bagalatiya ibice 6. Umuntu nibwira ko ari ikintu ari ntacyo ari cyo aba yibeshye. Ibyiza no kwakisuzuma mu murimo w'ubwe, kugira ngo azabone icyo yirata kubwo wenyine atari kubwa mugenzi we, kuko umuntu wese aziyikorera umutwaro we. Uwiteka abahire. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana yacu, Mana dukunda, Mana twitaho, turagushimye, turaguhimbaje, ugize neza, watangiranye natwe, ushojanyije natwe, izina ryawe nirihimbazwe. Bityo rero abagaragu bawe wohereje aha hantu, mbasabiye umugisha uva mu ijuru ku Mana, basabiye guhemburwa kuvuye ahera, zinembwe bateye uzazibibukire, kandi uyu murimo nawo Mana uzawuduhereho umugisha, uzagira icyo utanga, ningira icyo nunguka nzatanga icya 10, nzatanga ituro, kuko nibyo niyemeje, byambaje mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane.